Yes. Inshuti bakunzi b'ikiganiro ubuzima bunejeje, nongeye kubasuhuza mu bice muherereyemo byose, aho mwaba muri hose ndetse n'ibyo mwaba murimo mukora byose. Nongeye kubishimira kandi nongeye kubifuriza ibihe byiza, ubuzima bunejeje. Ni ikiganiro ubuzima bunejeje mugezwaho nanjye Shata Mukazi. Kuri uyu munsi noneho mbazaniye igihingwa cyangwa se ikimera bita igisura. Igisura ni ikimera kimwe kitazwi n'abantu benshi, ni ikimera gifite umumaro kandi umumaro munini, kikaba kinibitsemo imiti igiye itandukanye. Igisura ni ikimera gikunze kuboneka mu bihugu bya Aziya, kandi icyo kimera kikaba ari ikimera benshi baziho ko kiryana cyangwa se kibasha kubaba umubiri cyangwa se gifite uduhwa tujombana, ariko benshi cyangwa se bamwe bagikozeho ubushakashatsi babona ko kiribwa kandi kikaribwa mu buryo butandukanye. Ushobora kugiteka nk'imboga cyangwa se ushobora kuba wagisekura ukagikuramwo ifu. Bamwe b'inzobere bagiye bagikorera ubushakashatsi kugira ngo bagikoremo imiti igiye itandukanye, ariko iki kimera giboneka hafi y'ibirunga, nababwira nko mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, muri Musanze. Hari benshi cyane bagitunganya bakagitunganyamo ifu kandi ikaba yakoreshwa mu buryo butandukanye mu kuyirya. Alright. Ni byiza rero kumenya byinshi bidukikije, kuko bimwe mu bidukikije hari ibitugirira umumaro, kandi bikaba byavamo n'imiti itandukanye tukaba tutayizi, ariko noneho kuri uyu mwanya nibwo ngiye kubaganiriza ku gisura. Alright. Abaturage bo mu kagari ka Rubunda bahamya ko igisura ari imboga ziryoha cyane. Nibwo rero ngira ngo mbagezeho uburyo iki gisura gishobora kuribwa. Igisura kirasoromwa kandi kigasekurwa, wamara kugisekura ukacyanika. Iyo ucyanitse uragisekura ukagikuramwo ifu, kandi gishobora no gutekwa nk'uko ari kibisi, kikaba cyatekwa nk'imboga. Rero abatari babizi neza ko ari imboga, ushobora kugikoresha nk'imboga. Ntabwo ari kumwe abantu bagitinya nk'icyatsi cyangwa se nk'ikimera kiryana. Abahanga berekanye ko igisura ari umuti w'ingirakamaro ku buzima bw'umuntu. Igisura ni ikimera kigira ibinyabutabire bitandukanye. Ni byinshi rero nkomeza ngenda mbagezaho kuri iki kimera. Mu bushakashatsi bugiye butandukanye bwakoreshejwe kandi bwakorewe n'iki gisura. Igisura kirinda kanseri ya prostate ku bagabo. Kikaba umuti ku barwara diyabete iterwa n'isukari, umuvuduko mwinshi w'amaraso, ndetse ni umuti ku bantu bagira umunaniro w'ubwonko nka morphine n'inzoga. Gusa si byiza ko gikora ku mugore utwite, ku mugore umutwite. Igisura gifasha kugabanya ububabare ndetse no kubyimba mu ngingo. Rero aho waba ubabara mu ngingo, ukaba wagikoresha ugasigaho, cyangwa se wasekura maze ukaba wabasha gusiga
igisura cyabigufashamo cyane kandi ugakira neza cyane. Alright. Ni byiza gukomeza gukurikirana iki kimera maze twese tukaba twagikoresha mu gihe benshi bagitinya cyangwa se bakaba bagifata nk'icyatsi kiryana. Rero dukomeje ahagana hepfo gatoya turagira ngo tubagezeho koko nk'uko benshi babibona mu mafoto. Mu Rwanda bamwe bafite indwara nka diyabete n'umuvuduko w'amaraso bakunze kugikoresha, ariko abandi bo ntabwo bagikoresha. Ubushakashatsi bwemejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OIM bugaragaza ko kunywa amazi y'igisura bituma umuntu abasha kwihagarika neza ndetse kigafasha gusohora imyanda. Mu bijyanye n'ibiribwa kigira intungamubiri zirimo vitamini C na A, imyunyungugu nka potassium, magnesium, calcium zitera amagufa gukomera. Yes. Rero mukomeze mukoreshe igisura. Ku bantu bafite iyi ndwara ya prostate, ku bagabo mugerageze gushakisha igisura kuko kizabafasha kugabanya ubwo burwayi bwa prostate, kandi ni indwara ishobora kwangiza umugabo ku buryo ashobora kuba atanatera akabariro, kandi yangiza imyanya myibarukiro. Rero nk'uko bakomeza babidusobanurira cyangwa se nk'uko bakomeje babidusobanurira, mukomeze mukurikirane ikinyamakuru Shata Mukazi mu buzima bunejeje, maze twese dukomeze tugire ubuzima bwiza. Alright. Ni byiza kandi ko abantu bafite amagufa atameze neza cyangwa se yorohereye mushobora gukoresha igisura kuko kirimo iyo calcium na potassium, maze mukagikoresha nk'imboga. Bamwe mureke gushidikanya kugitinya. Ndazi ko bamwe hari abashobora kuba batarakibona cyangwa se bakaba bacyumva, ariko mu by'ukuri igisura kiraboneka kandi kirahari. Nibyo rero nagira ngo mbashishikarize kugira ngo twese ari ubashije kumva iki kiganiro cyangwa se ari ufite icyo yakivugaho ashobora gusangiza iyi video inshuti n'abavandimwe, maze twese tugakomeza tugira ubuzima bunejeje. Alright, ni Shata Mukazi. Kora subscribe, comment, like and share kugira ngo twese dusangize.